abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'173 cy'ikinamico Shira Impumu, aho Kampire yari afite amatsiko menshi yo kumenya amateka y'abo mu muryango we bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ese mama Nyirasenge Forumina na se wabo Gakwandi baraza kumuganiriza ayo mateka ashaririye? Mu rwego rwo kubamara amatsiko, reka marike mukurikire igice cy'174 cy'ikinamico Shira Impumu. Shanga, utumye ngira amatsiko. Niriya jambo rikomeye papa yasize akubwiye. Mwana wa, humura turacyari kumwe, nzabikubwira igihe nikigera. Gusa papa wawe Gasana yitangiraga umuryango. Winyibutsa mukuru wanjye Forome. Ndibuka ko n'amajyambere wajyanye ugiye gushyingirwa ari we wayaguze. Wahora n'iki Gakwa? Kw'icyo gihe yanguriye n'ibikoresho by'abasirimu kugira ngo baramukazi banjye batazanshishamo ijisho. Genda Gasana wari umusirimu. Nanjye ndabyibuka cyane rwose, niwe wadukanaga utuntu tugezweho. Yewe, koko umuryango utaganira urazima. Urabona ukuntu twibukiranyije amateka ya kera? None se ubundi habuze iki ngo tujye duhura tuganire nk'uko? Aho ntunyumvira se wanyu Kampi? None se Gakwa, wirengagije ko iyo twagutumiraga twatangiraga kuganira ukivumbura ugataha ibiganiro bitarangiye? Erega ntabwo ari ukwivumbura. Nk'umukuru w'umuryango mba ngomba kubashyiraho igitsure. Ubu se mwajya muvuga ibintu byose nkikiriza ntabanje gushishoza? Njye ntababeshye nari namaze gufata umwanzuro. Umwanzuro ki Kampi? Iyo mukomeza kwanga ko mbana na Fidele, nta gikorwa cy'umuryango nari kuzongera kwitabira. Kuko se mwana wa? Ni ukuri pe. Oya Kampi, humura rwose turagushyigikiye kora ubukwe. Ubwo mubyemeye ndabashimiye ababyeyi. Humura Kampi, tuzakuba hafi rwose. Niko Muhi, uriya ni Zawadi ndeba waje kwiga imodoka? Niwe da, amaze ibyumweru 2 yiga. Yewe, nuko nihuta, nabo nifite amatsiko yo kumureba atwaye. Humura hari igihe uzamubona anyuze hariya ukorera. Ewana, cyakora Zawadi agira umwete pe. Uziko kuva natangira ari we w'igitsina gore wafashe ya mbere mu kuza kwiga imodoka hano. Zawadi agira courage rwose ahora yiga. None se Muhi, ndakumva Karengane. Narinyuze hano kugira ngo tuganire, nubwo mbona ugiye gutangira kwigisha. Nta kibazo ariko twavugana iminota mike. Umva rero icyo nagushakiraga. Ndagira ngo muri iki cyumweru tuzahure, dutegure inama ya Karabu dufatanye urumuri, ndetse n'ibikorwa bizakorwa n'urubyiruko, twitegura kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Reka tuzahure ku cyumweru tuvuye mu misa tubiganireho. Nta kibazo rero reka mbe nkuretse ubusubiye kwigisha, nanjye ngiye mu kazi. Sawa, umunsi mwiza ubwo naho ku cyumweru. Yewe, n'abana rwose baragukumbuye. Dore kare Macibiri yahoza kumbaza. Macibiri yagarutse mu rugo se? Yari yaje kudusura, naho ubundi yanze kuva kwa Foromina. Mureka akomeze yibere n'ubundi tugiye guturana. Ese ko mutafotoye ya nzu ngo munyereke aho umuganda wasize igeze? Ndori yagiye ku muhanda, nagaruka ndamubwira gufotorere. Gusa nabonye abagize Karabu urumuri wagarutse kuduha umuganda. Iriya nzu twahita tuyimukiramo. Yewe, ndumva ntako batagize. Ndaza kubwira Ndora ndebera wamufundiza kare mu gacyamo. Azadupimira inzugi n'amadirishya menye amafaranga bizatwara. Ufite amafaranga se ngo nuzuzanzanira agatenge? Kamwe najyanaga mu misaka maze gusaza. Turavuga ibyo kwimuka ngo turebe ko twava mu manegeka, naho ukazana ibyo kugura ibitenge. Nyamara niba ufite amafaranga wareba uko ubigenza. Reka tubanze twimuke, ibyo kugura imyenda tuzaba tubireba. Naho ubundi ndashaka kumenya amafaranga yakinga iriya nzu, nkareba ko boss yayanguriza. Gerageza ye.
turebe kuri tumba rizasanga twimutse. Ubwo nujya kuza uzatubwire tuguhishire. maze rero uze gusuhuza abana ndabona telefone yanjye igiye gushiramo umuriro. Ye ndabasuhuza ye. ariko aba banyonzi bagenda nabi mu muhanda de. Reba nkuriya yambutse atabanje kureba inyuma. yewe njye mbabajwe n'abagenzi baba bahetse. Umuntu ni nk'undi sheri, yaba umunyonzi n'uwahetse bose bava amaraso. Ikindi kandi bose baba bafite imiryango baje guhahira. ibyo uvuze nibyo buri wese muri uwo mujyi aba akubara. none se sheri Karame, kutambwiye gahunda uko iteye? nageze mu modoka tubara inkuru nuko ndibagirwa. Masenge yarahugutse yarambwiye ngo tuzamubwire igihe tuzamusorera. noneho uze kunyibutsa tumushakira impano y'igitenge cyiza n'isaha yo kwambara. Ariko wagira reka kunsetsa sheri, ngo isaha umuntu w'umukecuru si isaha yayimaze iki? Aho kumugurira isaha njye ndumva twamugurira igitenge n'inkweto. ese sheri na so wanyu gakwanda azaba ahari? Urumva yahabura se kubera icyo mumbajije? ubwo nawe azaba ahari reka nawe tuze kumushakira impano. cyakora mfite amatsiko yo kuganira nawe. njya numva abantu bavuga ngo arakarishye. Humura ntugire ikibazo sheri, ni amagambo y'abantu b'inaha. Nikoro, urakoze inzara yari ingeze ku buce pe. Ibi biryo byari biryoshye hahirwa simbika ngo uzakwibikaho mu minsi iri imbere. ariko waretse kunsetsa zawa. ese umaze iminsi ubahe kutaherukaga kuza kurira hano? Erega nubwo rimwe na rimwe mbona nje kurya muri resitora, nanjye mbonye akanya ndipigirada. hari igihe njya nkubona uvuye guhaha nkabona urya ruzungu rwose. Ariko se Roza ko nta mugabo ngira, nkaba nta n'umwana ngira ngo ndamugaburira, nabuzwa n'iki kurya koko? si nk'ibyo byose se? nuteka agasombe se uzambwire nze dusangire. Burya bwose ukunda agasombero? Shazawa isombe ndayikunda pe. Ntabwo nabimenye di. Ku cyumweru nzirirwa mu rugo nzayiteka neza uzaze dusangire. Ahubwo se ko mbona wirirwa hano mu kazi ujya ubona akanya ko gutembera. Nduhuka rimwe mu cyumweru, ubwo nteguje nzaza dusangire. Nizere ko utazaza imbokoboko gusa rero nta gatama. Ko ntanywa inzoga se, cyakoze umutobe wo nawuzana. Ariko wabaye utero, najaga nkubona nkibwira ko ugiye gushaka ukuze, none uracyari umwana bigeze aho ngaho. Ubwo se simbikanga urashaka kuzamukura ku nzoga kandi mukundana warasanze azinywa? Naganiraga zawa, urumva nahinguka iwawe nta gatama nkuzaniye? Sha, wari utumye nkunyuzamo ijisho. Ese Jeannette ko ntamuheruka yasubiye i Buraya gusura musaza we Korode? Hoya da, Jeannette ari inaha, nuko muri iyi minsi yagiye i Kigali. Yewe, mperuka kumubona kera. None se nta makuru ya Korode? Ese ubwo ntazaza gutaha ubukwe bwawe na Simbikangwara? Ni inshuti ya Simbikangwa ntabwo yahabura rwose. Buriya nidusohora invitasiyo z'ubukwe azamubwira. Icyo nakundiye Korode na mushiki we Jeannette rero. Ni ikihe se zawa? Nuko batirengagiza abantu. Nibyo koko bazi kubana kandi barazirikana. Nashimishijwe cyane nuko bazirikanye Simbikangwa wabahishe muri jenoside yakorewe Abatutsi bakamugurira moto ngo izajya imufasha kwiteza imbere. Korode nagera mu Rwanda nzakubwira uzumuramutse rwose. Nazo uzambwire nze kumuramutsa maze mwitumire ka parufe nzajya nitera. Humura naza nzakubwira rwose. Ntuzi ko buri myaka 5 aza kwifatanya n'abandi mu bikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. None se zawa, ko nshaka ko dupanga. Urashaka ko dupanga ikiro? Haba harimo iminywere si? Nayo ntiyaburamutse witwaye neza. Ngaho mbwira ngo uteze yombi. Sheri wanjye Simbikangwa afite isabukuru y'amavuko mu mpera z'ukwezi kwa 5. None yo ndagira ngo uzabimfashemo rwose zawa. Rwose nzagufasha. None se ikirori kizabera hero? Naje kubitekerezaho nsanga kizabera mu rugo iwe. Si ngombwa ko tubigira ibirori by'agatangaza, kuko n'ubundi tuzaba tukiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. None se abandi bumva bazagufasha ni bandero? Natekereje wowe, Gatesi, Alice na Karinganire kugira ngo bazadufashe kuririmbira sheri wanjye. Nta kibazo rwose tuzakuba hafi. Hava umutoni wase ngucira inzara. Uyu mwana ara. Hava yewe nagukeba. Ariko mama, umutoni wase nakura ndabona azaba icyuki. Jya mwitegereza nkasanga rwose n'abamukuru azaba Miss Rwanda. Ariko bamuzima Karengani ngo none se ndabeshya mama. Erega ubwiza afite aho bukomoka. Afite kure mu rwembe bebe. Niko Karengani.
ngo ubwiza bukomora he? mama nawera baba ba masenge ni beza ndetse na ba mama wacu nabo ntibikoraho. Kandi wa muhungu ubwo uraramutse. Ese noneho kufuza iyo myenda mu mibyizi byagenze gutera? Narebye nsanga amaze kugira imyenda myinshi idafuze, kandi kuwa gatandatu ntabwo nzaba mpari, hari ubukwe nzataha. Ubwo rero nahisemo gufura uyu munsi. Cyakoze icyo ngukundira ni uko utajya ufurisha imyenda yawe abakozi. Ubu se nakibagirwa ukuntu wasanze wa mukozi arimo kumfurira amashuka ukandeba igitsure mama. Erega mwana wanjye ntabwo nifuza kuvamo bajeyi. None se ko haratangiye kugufurira amashuka, iyo natangirira hafi ntabwo aba asigaye agusasira. Tubwizanye ukuri. Ariko mama rwose nawe ntugakabye. Ubwo se kuko urumva ibyo byashoboka? Mva mbese byabuzwa n'iki se? Erega ndakuzi mwana wanjye, kandi erega ndi mama wawe ujya wumva inama zanjye. Urabizi ndagukunda kandi ndakubaha mama. Ubu se kuko iyo ntumva impanuro zawe simba naragiye kwibera muri geto nk'abandi basore. Ugize ngo iki Karingani? Ngo ukajya kuba muri geto kandi ufite iwanyu kasakumirora? None se mama, ntuzi ko abandi basore tunga niba bamaze kubona akazi bava iwabo bakajya kwibana muri geto? Erega kuba muri geto simbyanze, ariko ukajya muri geto hari impamvu zifatika, nko kubukorera kure y'iwanyu cyangwa se wiga muri kaminuza iherereye aho mudatuye. Ariko iby'urubyiruko rw'ubu musige mubona amafaranga mukajya kubiyo muri za geto, ntabwo nabigushigikiramo Karingani. Oya. Ariko mama, uzi ko hari igihe akazi kambana kenshi natanyerewe nkatinya gukinguza papa. Rwose numva binteye isoni. Mbese jya umpamagara ngo ukingurire ndi mama wawe, urumva? Aho uba wagiye tuba tuhazi, ntabwo wagiye mu ngeso mbi. Nta ngeso mbi njyemo mama, rwose mba nibereye mu kazi. Jya witwara neza mwana wanjye, uzirikane ko wakoresheje ubusore bwe nabi, iminsi bimwibutsa ashaje. Nzajya ngerageza mama. Ese Karingani, ka gatabo ka sako gaherereye he? Ngo niba amafaranga tumaze kwizigamira ko nshaka kwaka inguzanyo. Urashaka kwagura umushinga wo gucuruza amafuse mama? Hari aho nabonye isoko, ubwo rero ndashaka kongera igishoro. Harya se ubwa mbere uzaba watse inguzanyo muri bankira? Ubu najyaga nguza mu matsinda yo kwizigamira no kugurizanya. Nese aho gatabo kare ngo ndebemo. Karebere mu cyumba mu mufuko w'iryo kote nari nambaye ejo. Reka nze ndyamisha umutoni wase ndabona guya agacuho. Ubundi nkarebe. Ndeba tumaze kwizigamira da. Niko fisi we, usigaye mwarazanye na firigo yo gukonjesha agacupa. Ariko uzi ko udaheruka inaha koko Safa? Iriya firigo imaze iminsi da. Fungurira agacupa nsombe se ndumva inyota imbaga. Ntabwo dutanga inzoga mu masaha y'akazi, dutangira kuzicuruza akazi karangiye. Ariko ushaka ibindi bidasindisha nk'amazi cyangwa umutobe ntago hada. Umuntu w'umugabo naza kugura amazi mu kabari fi. Ese mama we na Fideli ni inshuti? Ko banyuzeho bari mu modoka mbona bahuje urugwiro. Ibyo urumva nabimenya koko Safa? Gusa Fideli niwe utuzanira ibicuruzwa, uramuhuye bagiye i Kigali kurangura. Yewe ntiwabimenya koko. Ngarora nigendere dore nyuma n'icyo kunywa. Akira dore hasigaye 500. Naho ubundi rwose wihangane ntabwo tugicuruza inzoga mu masaha y'akazi. Zitera abantu urugomo ntibakore, n'abakoze ntibanoze umurimo. Aha, ngaho reka nigendere. Ugira umunsi mwiza. Nawe Safa. Ariko bamugane wa Safari, Fideli na mama bapangikira, ntabwo bushobora kwira Fideli ataje kumureba. Niyo turi mu rugo, hari igihe mama avugira kuri telefone yamuna agahindura ibiganiro. Ndaza kubaza mama koko niba ari inshuti ya Fideli. Fisi afite amatsiko yo kumenya niba nyina Kampire akundana na Fideli. Ese aho azatinyuka kubimubaza? Ntuzacikwe n'igice cy'175 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama cyangwa igitekerezo watanga, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira: 0788 30 65 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri mail ikurikira: shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu, mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.